hanyuma hamaze iminsi mu bihe bishize twabonye mwarakoresheje n'ikiganiro n'abanyamakuru ndetse n'abo bireba ku kibazo kijyanye n'umuceri wari umaze iminsi abantu bawurya batarapfuye bien sûr winjira nyuma yaho muti uyu muceri uri substandard icyo wagaburirwa wenda ni amatungo ariko abacuruzi bakavuga bati mu by'ukuri uyu muceri twasanzwe tuwuzana none twahuye n'igihombo hari n'uwo nabonye ari mu kurira bien sûr kuko gusubira ku isuka biravuna cyangwa kugurishwa ibyayo bigatezwa ukabura n'iyo ujya ukaravuga ati rwose muci inkoni zamba ubu turabigenza gute banki cyangwa se kuribwa n'abantu nawe bayitumize rero kugira ngo utwumva kugira ngo karite ya mbere n'imeziti ya kabiri n'imeziti ya gatatu n'imeziti karite ya mbere ubundi bigendera ku buryo ku bimene biri mu muceri kuko uko bagenda batora umuceri hari ibimene bizamo karite ya mbere rero bari 5%, karite ya kabiri 15%, karite ya gatatu 25% by'ibimene biri mu muceri. Ariko birumvikana uko bagenda bazamura ibyo bimene nyine hari icyo kigamijwe muri standard wenda abashinzwe iby'ubuziranenge babizi kuturusha. Dufata ibyo baduhaye nka standard tugendera kugira ngo twemerere ibyinjira mu gihugu. Rero haje amakamyo 26 muri amakamyo 26 yinjiye hagiye gupimwa nyine ubuziranenge bw'umuceri wari winjiye dusanga amakamyo 3 muri 26 yonyine niyo ibyo badekaraye muri custom cyangwa se muri gasutamo ndetse n'ibiri kuri import license cyangwa se ku cyemezo cyo gutumiza ibintu mu mahanga niyo yari yujuje ubuziranenge gusa. Kuvuga ngo hari ibyo batugaragariza bavuga ngo ninjije umuceri ni karitiye niyi. Andi makamyo yose yari asigaye ntago ibyo twabonaga mu mpapuro byari bihuye n'ibyo ubuziranenge bugaragaza. Umuntu aravuga ngo nazanye karite ya mbere ariko ubuziranenge bwajya kureba ugasanga ni karite ya gatatu. Umuntu akavuga ngo nazanye karite ya kabiri wajya kureba ugasanga ni karite ya gatanu, ubwo iri no hanze y'ibyemewe mu gihugu. Ubwo rero nibwo bagiye babona n'ibisubizo FDA yabahaye yabwira ati dore karite zemewe mu Rwanda ni izi ngizi cyo mwazanye ni karite ya gatanu cyangwa se ya karindwi, bityo rero mu bisubizo mu bikuye niho rero byatangiye no kuzamuka bavuga ngo basanzwe babikora ngo byose nyine mwaye muri kubivugaho, ariko mu by'ukuri twemeranye neza yuko n'abantu nabo bwabo nk'uko mwayobonye barabyemerera ko umuceri bazanye mu gihugu udahura n'ibyemewe na muri standard ku biribwa by'abantu. Mu nama rero twagiranye baravuze ati muci inkoni zamba mutubabarire wenda twari tubizi, ariko no kuvuga ngo twari tubizi ukaba wagiye gukoresha umufuka ukandika ko ari karite ya mbere muri declaration muri gasutamo ukavuga ngo wazanye karite ya mbere muri import license ukavuga ngo ufite karite ya mbere, nyamara byamara gufata ukavuga ngo ntabwo nari mbizi. Ibyo nabyo ubwabyo abantu bashobora kubitekerezaho bakavuga bati hari ikitameze neza. Gusa kimwe cyo mu byemejwe nuko niyo umuntu yavuze ngo yazanye karite ya mbere habaho gusuzumwa agasanga ni karite ya gatatu kandi ikaba yemewe kuba yaribwa n'abantu mu Rwanda, ubwo arakosora ibyo yari yabeshye. No kuvuga ku mufuka yari yanditseho ko ari karite ya mbere arabihindura kugira ngo he kuba guhenda abantu ko bari kugura karite ya mbere kandi ari ya gatatu wenda cyangwa iya kabiri hanyuma habe no gukosora nanone declaration ubwe yikoreye y'ibyo avuga ko yazanye nayo yihindure, hanyuma umuceri usohoke ujye ku isoko ariko usohoke ukwije ibigaragara mu mpapuro binagaragara ku mufuka ari nabyo birimo imbere. Banzashyira akadomo. Ndumva noneho uri mu kuvuga ijambo rishobora kuba rihumuriza abacuruzi nubwo baba wenda barakoze amakosa. Sindi busubire mu byavuzwe n'umuyobozi mushya wa Rika akiyobora Rwanda Standard Board. Urumva ubwo ntabwo ariho ndi bugaruke, ariko uko biri kose byibuze kuba mushobora kurekonesa ko hari igihombo gikomeye kuko aba nabasoreshwa banyu bari we bavuye mu isoko completely tax base rabibaye narrowed, sibyo?
ariko umuceri ntusoreshwa. uretse gato ntusoreshwa se iyo umuntu aguze wa nyuma ntibamuha TVA ntigenda buriya nta kintu kidasoreshwa in real sense wenda hari ubwoko bw'umusoro nta TV irimo no muri gasutamo ariko batanga umusoro ku nyungu nta muntu udasora nyakubahwa commission mu buryo bw'umusoro kuko iyo bacuruje barunguka iyo bungutse batanga umusoro ku nyungu nabasoreshwa tujuru byaba bitishyura ubwoko bw'umusoro umwe ariko bo nk'abantu hari ibyo bagomba gusora biturutse mu nyungu ibyo bacuruje niko kuri cyangwa siko ibyo umusoro ku nyungu nibyo ariko bisobanuka ko muri douane bavuga ko uyu muceri uturutse Tanzania kandi ni muri East Africa kubera za taxi ntuza ubwo na TVA nayo yakuweho urumva rero igisigara bagomba gusora n'umusoro ku nyungu wenda yes mu gihe yaba yacuruje akanemera ko yungutse n'inyungu ye hanyuma nibyo birashoboka ko hashobora kuba harimo imiceri cyangwa umuceri babeshye grade bakavuga wenda ni uri muri grade 1 bagasanga wenda ari grade 2 kuba rero mwemera yuko bakongera bagapimisha basanga uri mu byiciro byemewe kuribwa bakongera bagakosora amakosa banditse kuri ambaraje rwose ni ikintu numva umuntu yakwishimira ku ruhande rumwe ibyo twabyemeranyijweho mu nama twagiranye nabo kimwe nyine mu byo batakambaga bavuga ati niba hari ibyemewe tubyemere ubwo icyaba gisigaye wenda yaba ari ukuvuga ngo ese uriya wenda usanga ari grade 7 cyangwa se grade 5 utemewe kujya ku isoko abantu bawuhahe bajye kuwurya bizagenda bite nabwo habayeho kujya inama no gutekereza ku buryo byagenda kimwe cyo hari abandi bashobora gukenera umuceri nk'uwo nguwo batagiye kuwukoresha nyine nk'ibyo kurya by'abantu ubwo twabagira inama y'uko babegera kugira ngo barebe niba hari icyo babafasha kugira ngo wenda bagabanye igihombo kuko igihombo cyo byo natwe turabyumva ariko kandi ntabwo wakwica itegeko wenda ngo ni ukubera ko umuntu yakoze ikintu akaba yafashwe kandi yaryishe nyine niyo waba utarizi itegeko riraguhana niko bigenda komiseri hari ibyo muvuze mutari guhuzaho n'abantu muravuga muti ni amakamyo 20 na njyewe ni 25 muvuze hari n'atandatu nyamara ni amakamyo 102 amwe ari Majerwa andi ari muri Dubai Port ibyo kintu abantu bashobora kubibara ni ibintu bibarika cyane amakamyo amwe ari Dubai Port andi ari Majerwa hanyuma hari ikindi murimo kuvuga ngo mugasanga ngo ni grade wenda 7 ngo kangahe nyamara nyuma y'inama mwakoze Rwanda FDA yarabyanditse kuri Twitter ndi kubibona hano imbere yanjye ivuga kuri gushyira umucyo kuri iki kibazo cy'umuceri aho bagera bati but does not confirm that this rice presents with any hazards or nutritional content issues or is unfit for human consumption bakavuga grading bashyira muri parenthèse grade 1, 2 or 3 is only for buyers' preferences hence impacts that product price not for safety issues hano ikigaragara mwebwe nka revenue mwaba muvuguruje ikigo gifite ubushobozi bwo kwemeza niba ibiribwa byari ibintu byaribwa kuko bavuga ko ntacyo byatwara ubuzima bw'abantu kuki uyu muceri mutari kuwurekura ngo ujye ku isoko kandi ntacyo watwara ubuzima bw'abantu dukurikije ibyo Rwanda FDA ivuga icyambere nkeka ko nubwo ntavugira FDA ariko yaka ko impamvu bashyizeho iyo classification ari uko abacuruzi bavuga ngo ntacyo byatwara abantu
ariko kuba ntacyo byatwara abantu ntabwo tuvuga ngo twice itegeko. Urumva hari excuse ushobora kuzana ku itegeko kugira ngo ndetse naho wenda n'abemporoti umuceri uva muri Tanzania abagaragazaga ikibazo ko imiceri yabo iri out of the accepted or acceptable grades ku isoko ry'u Rwanda ni bangahe, n'abagaragaje yuko wenda bihaye kuzamura grade wenda iri munsi ya content iri muri iyo container yabo, ni urugero akavuga ati wenda uwanjye ni grade 1 kandi ari grade 3, nabo ni bangahe? Kuko ntekereza ko ari bwo buryo bwaba bwiza bwo kubonera igisubizo iki kibazo. ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuzeho mu 2026 atatu niyo twasanze ibigaragara muri declaration ndetse n'ibigaragara na content iri actual cyangwa se umuceri nyirizina binjije byari bihuye, ndetse ayo ngayo yasohotse muri gasutamo yaragiye. Hanyuma ayandi hari kugenda harebwa noneho kalite yinjiye ugereranije n'ibyo bagaragaje muri declaration cyangwa se mwimenyekanisha, ugasanga nyine harimo ikinyuranyo. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda kanya ntabwo mfite imibare yo kuvuga ngo muri aya 23 asigaye nangahe noneho afite kalite wenda se ni kalite ya gatatu cyangwa ya kabiri kandi bagaragaje ko ari iya mbere, wenda se ni kalite ya gatatu kandi wenda ari kalite ya gatanu cyangwa karindwi. Ntabwo mfite imibare aka kanya, ariko wenda twaza kuyireba tukabamenyesha. Okay, ngira ngo wenda mwatwemera kuko hano harimo discrepancies kigaragaza igitandukaniro rinini. Uravuga amakamyo 26 abandi bakavuga 102 abandi bakavuga 102. Aho ntibyaba byiza habayeho umucyo kuri iki kintu tukamenya exactement umubare w'amakamyo ahari, noneho nibikurikiraho byo kongera kuverifya tukareba niba koko ari amanyanga wenda ashingiye ku ndonye nk'uko abacuruzi wenda babikora cyangwa se ari ibiri hanze y'ibyemewe ku isoko ry'u Rwanda, igisubizo kikaba cyaboneka. Wenda urabyumva utenye ko bakoresha. Nkeka ko abantu bakwiriye kwizera iby'inzego zishinzwe imirimo runaka zitangaza. Yego, ntago twebwe nk'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro dufite n'agasoma mu nshingano zacu mushobora kwibeshya ku mubare w'ibyinjiye 26 ngo umuntu aze kuvuga ngo ni 120 sinze niba ari wiyinjiza wenda mu gihugu. Kuko twebwe tubara ibyinjiye n'ibyasohotse, no kuvuga ibicuruzwa, turi kuvuga imibare twakiriye. Ubwo kugeza uno munsi wa none rero reka twemeze yuko 102 ari speculation igihari nkamwe mufite ubushobozi mu control bonded warehouses na makamyo 26. Ibyo nibyo twavuze kandi nibyo dusubiyemo. Ni nabyo mufite. Ni nabyo dufite. Ariko bo banavuga ko Angilbert kuri ingingo ndashaka twubahane kugiye kunigana ijambo. Oya, niba koko abangaba bagenga bafite customs kuko nibo bafite umubare w'ibyo bakiriye. Ariko kubabwira ibyo abantu bari kuvuga bakabitangaho umucyo ntacyo bitwaye. Nk'ubu baravuga ko ahubwo ari company 26 amakampani 26 n'amakamyo 102 y'umuceri. Reka baza asubize amafre kuko ntekereza ukuri kwanya kugufitwe na komiseri ubishinzwe, ntabwo ari umuntu ubisoma mu nyamakuru. Ndabyumva tugiye kuri tele tukabaza tugasanga ibirenze. Ujya kuri tele ubibara ubizanwe present. Ariko se waretse tukabaza ikibazo kijyanye n'inzara iri mu baturage. Wareka gasubiza Angeli s'il vous plaît. Nese asubiza icyo tutabaje. Kuri no ngingo ndagusabye please let me ask him utega amatwi wumva. Sa ubwo ufite amakuru mu baje. Please niba ufite amakuru niba ufite ukuri. Kuko ni nawe aramutse ibyo tubaza. Why don't you wait? Ibyo duhaye biramutse atari nabyo niwe wabibazwa ko yabeshye, sibyo? Nyakubahwa commissioner, ni company 26 cyangwa ni 14? Company 14. Yagangira ngo n'umunyamakuru wa TV1 Radio 1 yarahari. Ngira ngo yanabyihamiriza kuko ntabwo tujya kuvuga ibintu wenda biturutse mu kirere. Kandi aya makamyo turi kuvuga yarayabonye n'aba bacuruzi yarabiboneye. Rero abantu birinde ahubwo ibintu byo gusekera kuko hari igihe abantu bahimba inkuru zimwe na zimwe ubona zifite n'izindi mpamvu wenda. Okay, kugeza uno munsi amakamyo mufite ni amakamyo 26 si 102. Yego. Ariko minisita yabwiye umunyamakuru wa TV1 ko ari amakamyo 100. ubwo twafata iki tukemeza iki? Ubwo ibyo twabatangarije kandi ntabwo twabitangaje mu rwihisho.
twatumiye itangazamakuru tubereka ikibazo ndetse na ba nyir'ubwite bahari, yemwe tunabemerera kuba bareba ayo makamyo yaparitse. Ibyo byabaye ku wa gatanu kugira ngo abantu barabikurikiye. Hasigaye ubwo ndumva abantu nyine amakuru twabahaye, igisigaye wenda ni icyizere. Kugeza uno munsi icyizere tugifitiye mwebwe ku bijyanye n'umubare w'ibyinjiye muri aho imizigo igerera. Ni ukuvuga ngo mu mibare yanyu, muri sisiteme yanyu mu kontorora muri izo bonded warehouses harimo amakamyo 26. Ikindi twakumvikanaho ni icyo turi kuvuga. Icyo turi kuvuga nkeka ko ikibazo atari n'imibare, ikibazo ni ibyagaragaye kandi bigomba gukosorwa, kandi ndumva inzira twumvikanyeho na ba nyir'ubwite ari inzira isobanutse. Wenda se hashobora no gukomeza kubiganiraho mu nzego zitandukanye, mu buryo butandukanye, kugira ngo turebe wenda ibisubizo bikwiriye kurushaho, uretse ko ibyo twumvikanye deja bisobanutse kandi twabyumvikanyeho na ba nyiri ibicuruzwa. Nyakubahwa komishona, reka dukomeze dukore akazi kacu fatanye n'abandi kugira ngo ikibazo wenda cyo cyanakemuka mu buryo burambye. Hano hari ikibazo wenda ndashaka nkubwire veya n'ibindi, abazana umuceri usora uva mu Buhinde na Pakistan baratuguze, nibo bazana ibi bibazo byose, ndetse bakanavuga yuko bakoreshaga tuza kabo k'amafaranga kugira ngo babavane ku isoko. What is your take on that? Iti twarabyumvise barabivuze, kandi koko bashobora kuba wenda bafite ukuri, ni amakuru umuntu aba abonye, ubwo bagomba kugenzura, kuko ibivuzwa byose ntabwo ari ko umuntu abifata nta fact cyangwa se nta bimenyetso afite. Kuko bo rero mu nama barabitubwiye, bo bavuga ko hakoreshejwe FDA kugira ngo ikore ibyo yakoze, bo niko babivuga. Ibyo nyine nibyo bavuga, ariko ubukeneye n'ubundi ibimenyetso, kuko icyo umuntu akubwiye ni amakuru aguhaye, ahasigaye ugomba kujya kuyagenzura kugira ngo wemeze yuko ibyo yabwiwe ari ukuri, hanyuma ufate n'ingamba. Ntekereza yuko hari igihe iki kibazo kigomba kurebwa. Aba bacuruzi bo ubwabo baravuga bati, ibi ndakubwira reality ko tuba kuri tere, baravuga bati twebwe twaguzwe n'abemporota umuceri uva mu Buhinde, Pakistan n'ahandi, kuko revenue ishaka kukompansa amafaranga ko biriya bisora of the market. Ibyo umaze kubisobanura ko nawe wabyumvise, hakenewe kureba ukuri kwabyo. Hano tubona report ya FDA aho aba bantu baramutse bo ubwabo bisabiye kujya kwikoreshereza test, aribo babyikoreye sample, mukabemera bagafata sample, ari abantu bari independent, sibyo? Mwabyemera izo sample zaza mushobora kuziha Valeri zikaba tufata urugendo bakazijyana muri TBC, bakazijyana muri UBS n'ahandi hashoboka mu bindi bigo nabyo bisatifying. Nkeka ko iki cya mbere bo ubwabo niba mwarakurikiye wenda ubuhamya bwabo, ntabwo bavuga ko ibyasuzumwe atari byo, kuko ntabwo ujya gusabira imbabazi ikintu utanemera. Yaba atabyemera bari gushinga urubanza bakavuga ngo ibi bintu tugaragaje ntabwo ari byo, wenda hakazamo wenda na intervention zindi, ariko ntabwo bahakana yuko umuceri binjije mu gihugu utari kuri grade zagiye zigaragaza. Ikindi kandi bagiye bivugira bo ubwabo nuko n'uburyo babikoramo nabo ubwabo baravuga ati ntabwo natwe ubwacu uburyo tubikoramo bisobanutse, uburyo ntabwo bahakana ibyagaragajwe. Yego, ubwo wenda ikindi cyaba ari ukuvuga ngo ese ntabwo bizeye urwego rufite ubunararibonye mu gusuzuma ibyo kurya wenda turi buze gufata n'imiti, ntabwo ruri gukora ibikwiriye, kandi nkeka yuko nta n'undi twabona ubikora neza. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari bo, yari hypothèse yanjye, bitaza gufatwa nk'aho ari nabo banantumye kuri iyo ngingo. Yego, cyane ko bo bwabo barabyemera, nta n'impamvu yo kugira ngo tugende ko hari ibinyamakuru twabonye byandika ngo ni umuceri upfuye. Nibyo ko kuriya muceri urapfuye?
oya ntabwo ari byo, wenda biterwa na vocabulary umuntu yahisemo gukoresha. Icyo tuvuga ni iki? Icyo tuvuga umuceri uba muri grade zitandukanye bitewe n'ingano y'ibimene. Uko ingano y'ibimene igenda yiyongera birumvikana ko agenda hazamo n'utundi tuntu tutameze neza. Ari nayo mpamvu bashyiraho standard bakavuga ngo turaza kwemera ku isoko grade kugera kuri 3 wenda. Hanyuma hejuru y'aho ngaho ntabwo wemera kuribwa ku isoko. Dusoza nubwo iminota tugendanye nifuje kubaza ku muceri w'umuhinde wanditseho ngo boiled, ese uriya muceri turya wuze utetse bimeze bite? ikibazo babazaga cya boiled rero it's all about processing. Ariko iyo bapima grades bakareba ko grades ziba zishingiye ku bimene n'ibindi, uriya nta nubwo wanameneka kuko uri muri forume ya makaroni. Kinakibajije barambwira ngo barabanza bafata n'uw'ibimene wose barawufata bakawusya. Yes. Hanyuma bakasa nawo bawuteka ukabura usukume, hanyuma imashini ikawusohora ugaragara nk'umuceri usanzwe, ariko ngo hari n'uturungo bashyizemo. None abantu bakavuga bati niba twumva ko turya umuceri uvuye mu murima hakaza ariko ngira ngo ibyo bintu byose nta nubwo dukwiriye kubigenderaho cyane ku mpamvu imwe. Burya yego icyambere ni kimwe, waba uri boiled utari boiled ko n'amakaroni aba boilinze kandi urayateka ukayarya, cyangwa n'izindi za instant food n'ibindi. Ikibazo kirimo niba hano grade bayipimira bitewe kuri nutrients zirimo zikaba zuzuye, bakareba umuceri wamenetse ibimene birimo uko bingana, so ibindi byose byaba ari ukujya guhangana n'ibindi. Ahubwo reka turebe ikibazo cyakemuka gute niba uriya muceri harimo uforinga muri grades zemewe, sibyo? Wenda umuntu akaba yarakoze ikosa akandikaho ibihabanye n'ibyo ngibyo. Izi mbabazi niba zatanzwe muri rusange nibongere bakonsume barebe niba koko ibyo bipimo bihari, aba baturage bareke kugura n'iki gihombo. Ibisigaye ibindi turi burebe nanone no kwitegereza, eske ibivugwa birangana iki ku bijyanye no kuba hashobora kuba hari abacuruzi b'umuceri bari mu kugambanira hagati yabo. Ese nk'abanyamakuru tureke gusa nkaho hari uruhande tushyigikiye n'utwo tudashyigikiye. Icya kabiri, biragira iyihe impact ku ihenda ry'ibyo kurya ku isoko? Icyo ni kimwe. Mvana n'ikiri buhende si n'umuceri gusa uretse se gato Angeli. Icya gatatu, niba koko hano bishoboka ko grade 4 nayo ishoboka, ibyo byasaba police change. Ibyo ni ibintu binagoye cyane, cyangwa bigasaba iteka tutazi niba ari ministerial order yaza yihuta, niba byasaba igisubizo kiri politike nk'inteko ikavuga iti kuko tubona ibi bintu ndashaka ibi mu byumva ibintu byose tureba uko bigenda bimera kandi tugashakisha. Hashobora kubaho itegeko yes, ariko hari n'igisubizo gishobora kuba logique, icyo kikaba gihindutse politiko. Bakavuga ati dushingiye kuri ibi n'ibi ku gihombo iki n'iki tukaba tubona ibyo bigaragaza ko ikintu ntacyo cyatwara abantu. Aba bantu ibyo kurya babirya ko hari n'ibyo bagura n'ibigori wenda rimwe na rimwe bitameze neza, n'ibyo bavana murima bishobora kuba bitameze neza. Turabona mu gihe ntacyo bitwaye ibi bintu bicuruzwe for once and for all, ntibizongere kugaruka. Ibyo zose ni uburyo cyangwa niba byemeraga kuribwa ariko wenda bakaba bataranditseho grade za nyazo babahane. Ibyo byose biyabivuze iyo avenue irimo yo kuvuga ngo nibarebe niba koko hari ibyemewe muri izo grade zihari babahane ubutabagiye babyandikaho. Hanyuma mutabaruka banzu ndeke kuri iki kintu gisoze, kuko ndabona kuri no pote y'umuceri ufite position yawe, ariko nawe ufite indi. Ingendi balanced ntabwo uri balanced. Please ntituterana amagambo kuri ntabwo tuyaterana, ariko se ko tuvuga ibyo kumva kandi ibyo bikunze abantu. Reka twumvikane please, tuza kuko kugeza uno munsi reka twumvikane nta bushobozi ufite bujya guhakanya ufite access kuri ibintu byose byinjiye muri entrepôt, sibyo? Keretse niba wumva wowe ufite amakuru ya revenue yakira ibintu byanyu. None se revenue ifite ubushobozi bwo kuvuza Rwanda FDA mutabaruka s'il vous plaît. Nyine no kunzi bya nkaceceka uraceceka noneho, ariko nibikuraho kuri please nta kuri ufite nabirangije ko niko kuri, ahubwo ushobora kuba uri biased gute please kuri iyo ngingo duha amakuru.